twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda. Kristo Yezu akuzwe. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Ntabanganyimana, ngira ngo tubifurize amahoro ya Kristo, tunabaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo tumaze iminsi tuganiraho ivuga ku kumenya impamvu mu bantu habamo ubwira. Twagiye duhabwa ibisobanuro byinshi mu bice bitatu byose byatambutse. Ubu rero tukaba tugarutse kuri iyo ngingo. Ubushize twari twasubitse turebera hamwe ingaruka zaba ku muntu ukabije mu kutagira cyangwa mu kugira ubwira, ingaruka bifite ku bandi, ni ukuvuga sosiyete cyangwa se ku bidukikije. Aduha ibisobanuro byiza, aho twanageze tukanabihuza n'ikibazo kigaragara mu mibanire y'abantu, aho usanga abantu bashobora gukoresha ubwira mu gukemura nabi ibibazo bafitanye cyangwa se amakimbirane bafitanye, bikaba byagira ingaruka nyinshi mu mibereho yabo, mu mibanire yabo ndetse no kuri sosiyete muri rusange. Turabibona intambara hirya no hino ku isi, turabibona amakimbirane mu ngo. Ibyo byose twabonye ko ari ubwira bwakoreshejwe nabi. Ubu rero tugiye kurebera hamwe tubifashijwemo na Padiri Kayisabe Vedaste uko ubwira bwumvikana mu iyobokamana. Ese mu iyobokamana habamo ubwira naho nta bubamo? Turabyumvira muri iki kiganiro n'ibindi bisobanuro turi bugende twumviraho. Tuboneyeho umwanya rero wo kongera guha ikaze Padiri Kayisabe Vedaste kugira ngo yongere tuganire kandi tumushimira. Tubaha ikaze. Murakoze. Twabivuze mu buzima busanzwe, ariko se no mu iyobokamana habamo ubwira, umuntu yashakira mubwira. Ubwira buravugwa cyane mu iyobokamana, mu byanditswe bitagatifu no mu nyigisho zitandukanye za Kiliziya. Cyane cyane icyo bashaka kuvuga, baba babwira abantu kudatinda mu kibi, kugira ubwira bwo kuva mu kibi. Burya iyo umuntu ari ahantu hashyira ubuzima bwe mu byago, iteka abakwiye kugira ubwira bwo kuvamo, cyangwa se ababishoboye bakaba bagira ubwira bwo kumuvanamo. Buriya nko mu ivanjiri ya Matayo muri mutwe wa 5 ho dusaba kwigorora n'uwo tuva inda imwe. Ndatekereza ko ari umurongo guhera ku murongo 21 kugeza ku murongo 26 umutwe wa 5. Baba babuza umuntu kuguma mu mahane cyangwa se mu mujinya cyangwa se mu burakari, kuko iyo butinzemo bugutera ikindi kirenze icyo kandi kibi cyane kurushaho. Niyo mpamvu hari aho batubwira bati nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro ukahibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, uzarekera ituro ryawe imbere y'urutambiro ubanza ujye kwigorora n'uwo muva inda imwe. Ako kantu kukagumamo ni ibibazo. Noneho bakavuga ngo hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe, jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri mu nzira. Kwangana guhera mu rwango ukarubamo igihe kinini ni bibi cyane, ni ukuba mu kibi, mbese no nko kuba ahantu hatari umwuka wo guhumeka. Ubwo ni nk'uko inzu yabihiye, wa mugani wa mugabo utaragira kubwira, hanyuma bakamubwira bati nyaboneka inzira ahiye, bakayivura ati mugore ahubwo sasa turyame.
kuko umuntu yaba ari mu nzira ishya bavuga bati nyaboneka arura ubuzima bwawe muri uwo muriro. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bisaba kurindira, iyo icyago gihari gishobora gutwara ubuzima wihutira kukivamo. Ubwo rero mu ijambo ry'Imana nko kutubwira yuko urwango rutwara ubuzima, ishyari, uburakari butwara ubuzima, ni ngombwa kwihatira gusohoka muri icyo kibi gitwara ubuzima n'ubugingo bw'umuntu. Ahandi tubona ubwira mu ijambo ry'Imana ni mu gihe cya Adventi. Igihe cya Adventi amasomo nyine asa n'atwereka yuko umwami agiye kuza, ko dukwiye kudata umwanya, dukwiye gusiza, dukwiye kwitegura, tukitegurana umwete. Biba biturarikira cyane cyane gusukura muri twebwe kugira ngo atazaza akabura aho ahera adukiza, cyangwa se ahera avuka, kuko yagumye kuvukira mu mitima yacu. Kugira vuba rero ni ukugira ngo utabura ibyiza biruta ibindi. Hamwe no kwanga gutinda mu kibi cyatwara ubugingo bwawe, ahandi ni ugutinya yuko icyiza kiruta ibindi byose wakibura, cyagucika. Urumva ko bijyana hamwe. Bitumye nibuka ba bakobwa b'ibyiciro bibiri, bamwe bari abanyamutima, abandi abapfayongo, ariko bose bagize ubwira. Abanyamutima bagize ubwira bwo gusanganira umukwe, hanyuma abapfayongo nabo bagira ubwira bwo kujya gushaka amavuta. Bamwe batiteguye, abandi biteguye. Ubu bwira twabutandukanye dute? Ubwira ubugira nyine muri izo mpande zombi. Ubwira bwa mbere ni ukudatinda mu kibi, ariko ubwira bwa kabiri ni ukwitegura icyiza kiruta ibindi kugira ngo utakibura. Buriya rero bariya bapfu bo bagize ubwira bwo gusanganira uwo batiteguye. Ni ukuvuga yuko ni nko gusimbukira kuri kabiri udaciye kuri rimwe, cyangwa se ugashaka gusimbukira ku ngazi ya kane kandi hari iya kabiri n'iya gatatu. Ni ukuvuga rero ko byombi bitari byo. Ubwira ubugira mu kwitegura, kandi ubwira ubugira mu kuva mu kibi. Kwitegura icyiza no mu kuva mu kibi, hazamo no gushyira mu bikorwa icyo cyiza witeguye. Nanone ntabwo cyitegura ngo ni cyiza ugipfusha ubusa. Mu iyobokamana rero hari n'ahandi tubona nka Mariya ko bavuga ko yagiye yihuta ajya mu misozi miremire. Ni ukuvuga yuko yari afite ubutumwa, asa n'uwari ufite urukundo muri we ashyiriye mubyara we. Hanyuma asa n'uwari ufite ubutumwa bwa Roho Mutagatifu bwo kujya gushyira integuza uwo iteguriza. Ni ubutumwa budafite aho bwanditse, ariko umuntu yakumva cyane cyane agendeye ku buryo byagenze Mariya ahuye na Elizabeth, abana bagasuhuzanya bari mu nda z'ababyeyi babo. Hariho ubutumwa budatindana. Mu ijambo ry'Imana naho igihe Imana yabwiraga Mose ati ihute ujye mu Misiri, ntabwo ari kubutindana ngo abanze kuryama, abanze kushidikanya, abanze kujya cyangwa ati ihute. N'igihe yari ku musozi wa Sinayi, igihe bari bihumanyije, byabaye ngombwa ko Imana imubwira iti ihute, manuka urebe uko bimeze. Ni ukudatindana rero ubutumwa. Wenda hari n'ahandi hatandukanye, byaba mu bahanuzi, byaba no mu bandi Imana yagiye ikoresha, hagiye hagaragaramo ubwo buryo bwo kudatindana ubutumwa, kwihutana ubutumwa bukomeye. Imana iguhaye ubutumwa ntabwo ari byiza kuburyamisha, ni ukubwihutana ukabusohoza, kuko buba buri bukize abo bugenewe. Utinze usanga ntacyo bikimaze. Ntekereza rero ko ubwira mu ijambo ry'Imana cyane cyane abukubira muri izo ngingo eshatu: kwihutira kuva mu kibi, kwihutira kwitegura icyiza kiruta ibindi, cyane cyane kwakira Imana mu buzima bwawe, no kudatindana ubutumwa Imana iguhaye bwo kugeza ku bandi kugira ngo ushobore kubakiza. Ubu ntihari abantu batwumvise, wenda hari abantu bavuga ko baba bafite nk'ubuhanuzi Imana yabahaye, bagenda bavuga ubuhanuzi twabwumva dute n'ubwira? Ndatekereza ko
ubuhanuzi bwo ni wenda n'umuntu wumva afite ubutumwa Imana yamuhaye, ariko ni ukureba koko niba ari ubutumwa bw'Imana. Buriya nta kwihutana ikinyoma, nta no kwihutana ibintu ari ibyawe bwite ukabyitirira Imana. No kureba niba koko ubwo butumwa ufite ari ubw'Imana. Urabyumva iyo bitarimo uburwayi cyangwa birimo izindi nyungu, umuntu amenya icyo Imana imutuma, cyane cyane iyo gifatanye n'umurimo we, iyo gifatanye n'umuhamagaro we. Naho ubundi ntabwo umuntu wese, ubwo abantu bose ashobora no kugira ibibazo mu nzozi, cyangwa se akagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ihungabana cyangwa iki, akaba yakwitiranya ibye n'iby'Imana, cyangwa se akaba yagira icyo umuntu yakwita ko ari kwihuta mu bintu, akaba wenda ibyari kubanza bigategereza gatoya akaba yabyirukankana. Agasa na wa wundi bagiye gutuma, bamubwira bati turagutuma ahangaha, akaba yirukanse yagiye atarumva n'icyo bamutumye, cyangwa se baba babigejeje hagati ati nabyumvise, kandi atarumva wenda interuro isoza ubutumwa, wenda ifite icyo yongeraho cyangwa icyo isa n'ihinduraho, bityo ubutumwa rero bw'Imana wihuta yumva wabwumvise, kandi ureba koko ibyo gutuma hari icyo bigiye gukiza gihari muri icyo gihe urimo. Biragaragara ko nka Musa byarihutirwaga kuko bari barembye, bari bageze kure, Abanyayisiraheli bari mu Misiri. Biragaragara yuko ubutumwa bwa Yohani Batista bwihutirwa kuko yari ari hafi kuza koko. Biragaragara yuko Mariya atari gutinda, kandi igihe cyari cyegereje cyo kuvuka kwa Yohani Batista. Biragaragara iyo bigomba kwihutirwa, biba bigaragara cyangwa se binumvikana, kuko ubutumwa Imana itanga n'uburyo bwo kubwumva, kandi no mu nzira utanakekaga, wibwiraga yuko ari ibintu bizatinda, Imana ikagera aho ibicisha bigatebuka. No mu mibanire y'abantu, mu bijyanye no guhanurana cyangwa se guhanana hagati y'abantu, ngira ngo hari umurongo Yezu yatanze ibintu bigomba kunyuramo. Hariho rero abantu bagira ubwira, mwagirana akabazo gato agahita yihutira mu nkiko. Ngira ngo iki nacyo dukurikije umurongo, ngira ngo Yezu yabicishije mu nzira nayo nziza, kubanza ukamuhanura uciye bugufi, yakunanira ugashaka 2 cyangwa 3, hanyuma byakwanga ukabona kubijyana mu ikoraniro. Ibyo urumva yuko ubwira buba mu kudatinda kugira icyo muhanuraho, hanyuma iyo nzira yindi yose ikazakurikiraho, ariko umuntu abagize ubwira bwo kugira icyo afashaho umugenzi we, hanyuma ariko bigaca mu nzira nyine iri bukemure byinshi, atari iri buhutaze byinshi. Imana iri hejuru ya byose, iri no hejuru y'igihe. Ntabwo igengwa n'igihe nkatwe abantu, ariko irakora, ifite uko ikorana n'abantu, ibiriho byose niyo ibigenga. Ese Imana yo twavuga ko mu mikorere yayo habamo ubwira, ko twumvise ko abantu tugomba kugira ubwira bwo gukora icyiza, tugomba gukorera abantu, bwo gusohoka mu kibi. Ese Imana yo mu mikorere yayo habamo ubwira cyangwa se irigenga? Imana nyine nk'uko bivuze ni musumbabihe, irabireba ikabireba bisumba, nk'uko tunabyumva mu ndirimbo zitandukanye z'abahanga. Buriya rero nubwo ari musumbabihe, ntibivuze yuko itinjira mu gihe ngo igire ibyo ikorera mu gihe, kuko twebwe yaturemye ituremera mu gihe, yaremye igihe iduha kukibamo, hanyuma kandi
amateka yacu ari muri icyo gihe, kandi Imana hari ibyo bita ko ari mu gifaransa babyita economie du salut, ni ukuvuga uburyo igenda itunganya amateka ya muntu, yinjiramo yagorora, ishaka gukiza muntu. Imana rero yinjira mu mateka kuko iramutse idashobora kwinjira mu mateka no mu gihe, yaba idashobora byose. Iri hejuru y'igihe, yaremye igihe, ishobora no kwinjira mu gihe kugira ngo ikize muntu, kandi niko yabigenje mu mateka ya muntu. Imana yagiye imuherekeza. Ese Imana irihuta, iri mu gihe ntiyihuta? Ibyo ngibyo twahoze tuvuga yuko hari igihe cyo kwihuta n'igihe cyo kutihuta. Iyo biri ngombwa, Imana yinjira amateka ku buryo bwihuse, ikagira ibyo ikemura iyo ibona bigiye gutsiratsiza muntu. Nka buriya, nubwo tuvuga ko hariho ayo mateka ya muntu Imana yinjiyemo, ubona ko yatangiye kera imurema, igahera ku bushukanyi bwa Sekibi, ikagiza igoragoza muntu, ikaza ikamugeza ku kuza k'umwana wayo wigize umuntu. Wavuga ngo ibyo bintu ngo bisa n'ibyatinze, niba Yezu yaraje hakiri kare, wenda nka nyuma y'agahini gatoya kugira ngo ukize benshi, abantu batariyongera, batariyongera. Ariko Imana yabigennye ityo, yasanze ibyiza ari biriya, ikabanza igaha umuntu umwanya, ikamugoragoza, ikamuha igihe nawe ubwe cyo kureba no kubona ingaruka z'ibibi bye. Hanyuma rero iby'Imana rero iteka biba biri ku gihe, ni nako baririmba ngo n'igihe yari agiye kuzura Lazaro, bashiki be baramubwira bati uza kuba uhari, ntabwo musaza wacu aba yapfuye. iyo udatinda udatinda ukagira bwangu ukaza. Ariko abazi kureba kure baravuga bati kiriya nicyo cyari igihe, vuba ku Mana yari iriya. Niyo rero ubona ko yatinze, yo ibiziye igihe, kuko igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe twebwe uko tucyumva. Uwo ku Mana umwaka umwe ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ni nk'umwaka umwe. Nicyo gituma nyine twita musumbabihe. Twebwe n'igihe twumva bitinze, yo ibikorera igihe, kandi uko ibikoze niko kuba ari kwiza, kuko niyo igenga icyiza, niyo arimo icyiza, niyo ibona icyiza kuturusha. Twebwe ahubwo dushyiramo nyine gushyuhaguza kw'abantu n'intege nke zacu n'amafuti yacu nk'abantu, ariko yo iratunganye kandi izi icyiza kiruta ibindi, ikamenya n'igihe gikwiye icyo ari cyo. Nkaba rero ntekereza yuko Imana hari ubwo yihuta bijyanye n'uko ibona bikwiye, hakaba n'ubwo itinda mu maso yacu, ariko gutinda kwayo kuko ari cyo gihe gikwiye. Ngira ngo n'ukwemera niko kudusaba, ni ukureba iby'Imana ikora ukabigiriramo ukwemera, kandi uko ubigizemo ukwemera niko urushaho kubyumva. murakoze. Ndakibaza ibintu byinshi. Nk'umuryango wa Isirayeli ni umuryango wagize ubutoni ku Mana, irawutoranya, iwugira rwose umwihariko wayo, ariko baza kugira ibibazo, baza gusuhukira mu Misiri, bahahurira n'ibibazo byinshi, babakoresha imirimo y'uburetwa, kandi barabatoteza bikomeye cyane. Imana ikabireba ikabibona. Kuki byategereje imyaka 400 kugira ngo Imana ize kurokora abantu yagize umuryango wayo, ibatoranyije mu moko yose y'isi? Ngira ngo ni no kubyumva neza, kuko ntabwo iyo myaka 400 yose bayimaze bari mu buretwa, mu bihe bibi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uko byanditse, ritubwira yuko haje kwima umwami utaramenye Yozefu. Naho igihe abandi bamenye Yozefu bajyaga ku ngoma, bagiriraga neza Abayisiraheli bagiriye neza ya Yozefu. Icyo gihe rero hari n'ibyo tutamenya buriya muri ibyo bihe by'umudabagiro. Hari igihe umudabagiro ushobora no gutuma nabo ubwabo basa n'abibagirwa Imana, cyangwa bagasa naho bacumura, basanga wenda Imana nabo basa n'abayigiye kure, ku buryo
ntabwo twahamya neza uko bari bahagaze nabo ubwabo mbere y'uko bahura n'ibigeragezo by'akazi gakomeye, ku buryo kiriya gihe cy'imirimo ivunanye, kiriya gihe cyo gutotezwa, kiriya gihe ntabwo twakibona gusa nk'igihe kibi kuri bo, cyashobora kuba ari n'igihe cyo gutegura, kuko hari igihe umuruho ugutegura, ibyo bintu bivunanye bikagutegura, ukibuka Imana, ugatakambira Imana, ubundi wasaga n'uwayibagiwe bya bindi ngo iyo umuntu aguwe neza cyangwa se ukize inkuba arayiganira, cyangwa se ushize impumpu yibagirwa icyamwirukanaga. Nabo hari ubwo babona bamerewe neza bakibagirwa inzara yabazanye aho ngaho, bakibagirwa Imana yayoboye Yosefu kugera hariya, akaba yaraje kubabera icyanzu, bakaba barabyibagiwe, bakibagirwa ko bafite n'igihugu cy'isezerano. Ariko ibihe bibi byaza bakibuka Imana, bakibuka kuyitakambira, bakibuka kuyisenga. Hari igihe mu bihe bibi twibuka Imana cyane, hari igihe twibuka Imana mu bihe bibi tukayitakambira, ariko ibyiza byaza tukidabagirira. Niko n'ubu ngubu umuntu yabireba akabibona. Hari abantu baba baragize mu mudabagiro w'ibyo wenda bagezeho, bakaba barakize, hanyuma bagatangira kumva yuko Imana ishatse yarorera, kuko byinshi barabyishoboreye. N'ubu turabibona mu bantu abayoboke b'Imana, ntabwo tubasanga cyane cyane muri abo badabagiye bafite byose. Usanga abayoboke b'Imana tubasanga mu bantu bacishije make, baciye bugufi, cyangwa bari hagati. Ariko iyo abantu bageze ku rwego rw'ibintu byinshi, abibuka Imana si benshi, usanga ari bakeya. Ndetse n'ibi byo kwiha Imana, kwegura Imana ubuzima bwawe, usanga imihamagaro bene nk'iyo ngiyo utayisanga muri abo bantu bari hejuru cyane. Hari igihe rero ubwo buzima Imana yaburekaga bukabanza kunyuraho kugira ngo butegure umuryango wayo, bizakunde Imana izabatabare, ariko yabateguye nyine, yabanje kubateguza ubwo buzima butoroshye. Ntekereza yuko ni muri ubwo buryo Imana yatanze uwo mwanya, hanyuma igihe yabikoreye nicyo gihe cyari cyo. Murakoze. Hagati aho ko hari abantu babihomberamo bakagenda bakajyanwa muri icyo gihe, urugero nafata ni nko ku kindi kibazo wenda ngira ngo musubirize hamwe. Mu mateka yo gucungura umuntu, ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko Umukiza Yezu Kristo yari yarahanuwe kera na kare, nyamara ababwiwe ubuhanuzi bagategereza bakarinda bapfa batamubonye. Kuki Imana itagize ubwira ngo itebutse uwo ivuka ry'uwo yari yarategurije abantu bidafashe igihe kirekire? Ubwo ngubwo babahanuzi, bantu bizeraga Imana bakarinda bapfa batabonye uwahanuwe, ntibabigendeyemo bakabihomberamo? Kuki Imana itarebye nk'abo ngabo ngo ivuga iti reka ntebutse ivuka ry'Umukiza, kugira ngo abantu batazagira ngo narababeshye? Erega ibyo twanabivuga no ku bavutse hanyuma nkatwe ubu ngubu. Natwe twifuza kuba twarabonye Imana yigira umuntu, tukaba twarabonye Yezu imbonankubone, turabyifuza. Ubwo n'abambere nabo bifuzaga kugera icyo gihe, ariko twese Imana yaducunguye ku buryo bumwe. Abambere bafite uko Imana yabagendereye, burya ni nacyo kimenyetso cyabaye Yezu amaze kumara gatatu mu mva. Ni nk'aho yagiye gucungura n'abo ngabo bapfuye mbere. Umva yagiye mu irimbi, yarapfuye nyine, amara gatatu mu mva. Gatatu gasobanura umubare uhagije. Ni ukuvuga rero icyo gihe yakimaranye nabo, yakimaranye n'abo ngabo, yarabasuye. Hanyuma natwe bavutse hanyuma, yaduhaye ubutumwa bwe, aduha ijambo rye, aduha na ba 12 na Roho Mutagatifu ngo tugumane. Ubwo rero dufite Kiliziya, dufite
ba 12 turacyafite mu bepiskopi bacu ngo bakomeze batwigishe, ariko nawe yaravuze ati nzagumana namwe kugeza igihe isi izashirira. Ubu no kuvuga rero ni muri Roho Mutagatifu turi kumwe. Hanyuma abo bari barapfuye afite uko yabacunguye icyo gihe, kandi bumva ko aricyo cyari igihe gikwiye. No kuvuga rero iby'Imana bifite ubwiza bwabyo, umuntu abonera mu kwemera. Iyo afite ukwemera agenda abona ko Imana byose yabikoze neza, kandi ibikora mu gihe kibereye, mu gihe kirenze n'ibyo umuntu yakwibwira ngo arabizi neza. Ibikora ku buryo bwayo, kandi uwemera abona ubwiza bwabyo. Inshuti za Radio Mariya Rwanda, mwabonye natwe muri iki kiganiro. Burya ngo ararikwa ntashira, ni mutwemerere dusubikire ahangaha, tuzakomeze ubutaha. Dukomeje gushimira Padiri Kayisabe Vedaste udufasha muri iki kiganiro, tubashimira kandi nawe mwese kuba mukomeje guhitamo Radio Mariya Rwanda, mugafata umwanya wanyu mugatega amatwi iki kiganiro Twige Kubaho. Tubifurije gukomeza kunyurwa na gahunda za Radio Mariya Rwanda. Mwari kumwe nanjye Vincent de Paul Ntabanganyimana. Naho gutaha, aho tuzakomeza tuganira kuri iyi ngingo tubifashijwemo na Padiri Kayisabe Vedaste. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri Radio Mariya Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Mariya Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twigekubaho@yahoo.fr. Twige Kubaho.